Muraho neza. Ndabasuhuje. Hashize iminsi tutaganira, ariko ntabwo Huguka Official yahagaze. Twagiye tubibona mu buryo butandukanye, za video zagiye zijyaho, cyane cyane muri iyi minsi twarimo dukunze kureba ubuhamya, video zitandukanye zagiyeho twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cyo kwibuka twakoreye kuri ADEPR Cyarwa. Nabyo birakenewe, biba bikenewe na cyane ko buriya nk'umuntu w'Imana, nk'umwana w'Imana, abantu bamwe buriya hari igihe bavuga bati iki nticyari gikwiye kuba kiri aha, ariko byose ni uguhugurana. Buriya ingorane abantu bakunda kugira ni ukwirengagiza ibintu bimwe na bimwe, cyane cyane abakristo, banga ibi ntibindeba, ibi ntibindeba, ibi birareba ba kanaka, ibi ni ibya politiciye se, ibi ni iby'iki? No, ubuzima bwose, ikintu cyose gishobora gutuma ubana neza n'umuntu, ubana neza n'umuturanyi, ubana neza n'uwo musengana, ubana neza n'uwo uhuye nawe mu nzira, cyose gikwiye kuvugwa, gikwiye gushyigikirwa, kuko ubundi iyo duhugurana ntabwo tugira imipaka. Ntabwo tugira imipaka. Buriya akenshi abantu n'icyagiye kitwica mu mitekerereze yacu ni uko hari ibintu bimwe mu rugo rusanga atirirwa atekerezaho, ibindi ugasanga nibyo yahaye agaciro. Ntabwo ari byo. Dukwiye buri gihe gufata umwanya tugatekereza kuri buri kintu cyose kiriho ku isi, kuko ingorane zijya zibaho ni uko ari byo wirengagiza, ariko ejo ugasanga wari oburije, wari utegetswe kuba warabyitayeho. Ugomba kuba ufite igisobanuro, ugomba kuba ufite. Umukristo ntabwo abujijwe gutekereza, umukristo ntabwo abujijwe kwanariza cyangwa se gusuzuma buri kintu cyose kiriho. Ahubwo iyo udafite amakuru cyangwa se iyo wirengagije ibintu, hari igihe usanga bikugarutse. Icyo nshatse kuvuga ni uko hari igihe biba ngombwa ko ukenera ayo makuru cyangwa se kuzagira ibyo uvuga cyangwa se amakuru usangiza abandi ntuyabone kubera ko utigeze ubyitaho. Rero uyu munsi nagira ngo mbabwire yuko buriya ubuzima bwacu bwose, waba utekereza ko abantu bavuga gusa ku byo mu rusengero gusa, iby'imbere mu materaniro, mu makorari, amasengesho asanzwe, no, dukeneye guhugurana mu buzima bwose kugira ngo umukristo abe yuzuye. Niko Pawulo yavuze ngo abe ashyitse kandi yuzuye cyangwa akwiye. Rero uyu munsi sinzi, umuntu wese ashobora kuba afite amatsiko ariko noneho uyu munsi Huguka Official ituzaniye iki? Ariko reka mbabwire yuko buriya ntabwo nabura gushima, nk'uko njya mbivuga iteka ryose ntangira nshima. Ndashimira cyane abantu, ndashimira buriya hari ukuntu abantu bagenda bashima, ugashima umuntu ko yaguhaye inka, undi ndashima uyu muntu ko yampaye amafaranga y'ishuri nkiga, undi ndashima umuntu ko yantije ubutaka nkihingira ku buntu, undi ndashima umuntu ko yansengereye ku banywa, undi ndashima iki. Ariko nanjye ndashima, hari abantu bagiye banyereka yuko ibi biganiro bibanyura kandi bibagwa neza. Iki kintu naragikunze, kandi mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, iyo umuntu akweretse ko akwitayeho, agukurikirana, ntiwakabuze kumushimira. Nabonye aba subscribers bagiye biyongera, kugira ngo twari tumaze kugera ku mubare ubona ushimishije muri aya mezi 2 hafi n'igice tumaze. Ubona ari ibintu byiza. Ariko iyo ukoze subscribe, twavuze yuko iyo ukanze subscribe wenda ugakanda kuri kazogera, ngira ngo hari ahanditse ngo all, iyo dushyizeho ubutumwa nk'ubu uhita ububona utiriwe ujya kubushakisha kuri channel muri rusange, bihita biza muri telefone yawe cyangwa ku mashini ku buryo ushobora kubibona. Ni byiza rero yuko abantu bakora subscribe, kandi turabashimira abantu bamaze gukora subscribe. Ntabwo ari bake, ariko dukwiye kubikora ndetse ku bwinshi. Abajya bakomentinga nabo, nabonye kuri channel abantu badakomentinga cyane, ahubwo bamenyereye gukomentinga mu gikari cyangwa inbox. Mujye mukomentinga rwose. Ushyize kuri channel ni byiza, ariko no mu gikari niba ariho wabuhokeye nta kibazo, ariko dupromotinga cyane cyangwa se dushyire cyane kuri
kuri channel hariya muri comment. Ikindi za like mukande nyine niba mwabikunze. Icyo nababwiye ntabwo nababwira ngo nzavuga byose ibyo abantu bashaka, cyane cyane ko buriya umuntu aba afite byinshi ariko ntiwanabivuga mu kanya gato bifite. Ariko iyo ushyizeho comment, iyo uvuze uti uzavuga iki, uzatuganirira iki, uzatwigisha iki, bituma umuntu abiha imbaraga, abishyiraho, acaho akarongo akavuga ati noneho ubutaha nzakora kuri iyi ntoza, kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iyi topic bavuze. Ubu hari umuntu wambwiye, sinzi, ngira ngo tumaze kuvuga ku tuntu twinshi, ariko hari umuntu wambwiye ariko uzatuganirize kuri iyi ngingo runaka. Ntabwo nahita nyivuga ubu, ariko ndacyayitegura, nzayivugaho. Hari n'abandi bagenda bakavuga ati ibi ngibi urabivuga, ati ni byiza cyane, ariko ati nyabuna, ati uzatuganirize no kuri iki n'iki, cyenda gihereranye n'imiyoborere mu matorero, ugereranije amatorero n'andi. Hari wigeze kubimbwira ati uzagereranya amatorero, ufata ADEPR ugereranye na Gatolika, ugereranye na Methodiste, gutyo gutyo. Ibyo nabyo bifite igihe cyabyo, ariko ntabwo ubu ngubu ari byo turimo cyane. Ariko nk'uko nababwiye, ntabwo twajya kuganira ingingo y'umunsi tutabanje no kwereka Imana ibyo turimo, no kubanza kubwira Imana kugira ngo tuyobore. Reka dusenge rero kugira ngo tubone kuganira ingingo y'umunsi. Akoze Mana, turagushimiye ko ari wowe watugiriye neza, ukaduha umugisha wo kugira ngo tube tukiriho tugihumeka, tubasha kuganira. Rero ibyo tugiye kuganira ureke tubashe kuyoborwa n'Imana, kandi bigirire umumaro buri wese ubyumva, mu izina rya Yesu, amen. Ingingo y'umunsi rero, ingingo y'uyu munsi, kamabwire yuko natekereje, harabona nahoze tubiganira, ndavuga ngo genda ndashaka kuzavuga ku kintu cyitwa ubushobozi umuntu yibitsemo. Umuntu wundi afite imipaka yo gutekereza, afite imipaka yo gushobora ikintu kimwe cyangwa iki ngiki. Umuntu se hari umuntu uri kamara, cyangwa se umuntu urushije undi gutekereza cyangwa gushobora? Ese buriya hari umuntu twavuga ngo wananiwe byose? Ese hari umuntu twavuga ngo hari abantu bavuga ngo umuntu akigenda, najyaga numva abakecuru batukana ibitutsi bitabarika, bigaragaza nyine ko umuntu nta kigenda n'ikintu yishoboreye. Ariko se nibyo koko umuntu ntacyo ashoboye? Nibyo koko umuntu ageranije wasanga buriya nta kintu umuntu ashoboye? Rero ndashaka ko tubiganiraho, turebe koko ntacyo ashoboye. Turifashishije ijambo rimwe riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, 8:2. Noneho turebe icyo yabivuzeho. Bwa mbere rw'Abakorinto 8:2, haranditse ngo, ijambo ngo rirahinyuza abantu cyane, ngo umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ntaba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ngo nta kintu aba ari bwamenye. Ndebere ngo umuntu niyibwira yuko hari icyo azi, ntaba yari yagira icyo amenya ukurikije ibyo yari akwiriye kumenya. Kandi koko reka dutekereze. Ubundi iyo abantu bavuga, iyo abahanga bavuga mu bumenyi bw'imitekerereze, bavuga ko ubundi umuntu ibyo washyize mu bwonko, ibyo wibwira buri munsi, ibyo bahora bakubwira ngo baragutokinga, ngo barakuvugaho ibintu runaka, burya akenshi ibintu bigenda bigaruka byiyakimira byitsindagira mu bwonko, rero bikaguhindura, bikakugira uwo uzaba w'ejo cyangwa ejo bundi. Umuntu niyibwira yuko ntacyo ashoboye, ntacyo abashije, cyangwa se ibi bintu duhora tubwira abana, imikurire yabo, ntacyo ushoboye, ntacyo uzigezaho, birangira nyine umuntu akenshi ubwonko bwe busa n'ubwangiritse, cyangwa imitekerereze ye yangiritse. Buriya kubwira umuntu yuko burya
ntacyo ashoboye burya ntakigenda. Reka dufate nk'urugero, nahoze ntekereza, cyamaze iminsi ntekereza, ese ubundi ko hari igihe usanga nk'umuntu, tuvuge nk'urugero nko mu kazi, abantu abakoresha baba ari mu rugo, umukozi wo mu rugo yaba ari mu kazi gasanzwe, mu kazi kaguhemba kwezi, yaba ari mu buryo butandukanye, buriya hari igihe umukoresha akukoreye ati wapi ntakigenda rwose, we ntacyo ushoboye, ntacyo ushoboye. Ariko umuntu ashobora kwibaza, ese koko ntacyo ashoboye? Ntacyo ashoboye? No mu ntuza, no mu buzima busanzwe usanga umuntu afite nka position runaka, afite inshingano runaka, se iki ngiki yenda runaka wamutegerezagaho ntakigukorere, ese buriya umuntu yahita yanzura ko buriya ntacyo ashoboye? Umuntu yahita yanzura ko buriya nta bushobozi afite bwo mu mutwe ku buryo yakora iki? Aha, nanone ikindi, ese buriya njyewe mvuga ko nshoboye, aho sinasanga nanjye hari icyo ntashoboye? Icyo ni ikindi. Noneho ukanibaza, ese fate nk'akagero gato cyane, njyewe ndiyemera ko nshoboye, kandi ndiyemera ko nshobora kuvuga, nshobora kwandika, nshobora gusesengura, nshobora gukora iki n'iki n'iki n'iki, ariko ese jye ntacyo nshobora kugeramo bakakimpa, cyangwa bakansaba bati kora iki, nanjye kikananira? Kubera ko ubundi Bibiliya niyo yavuze ngo umuntu niyibwira ko hari icyo azi, ngo burya ntacyo yari yamenya ugereranije n'ibyo yari akwiye kumenya. Ubundi najya mbabwire yuko burya umuntu ari mugari, umuntu aremye mu buryo butangaje. Niho Bibiliya yavuze ngo Imana yenze kumugiraho Imana ho gato, haburaho gato. Umuntu yakwibaza, ese buriya dufate nk'urugero, sinibuka neza uko umugani uvuga, ariko ngo uramutse ushinja imbwa ko ntacyo ishoboye kuko itabashije kurira kiriya giti, waba utekereje hafi. Ushobora kuba hari ikizamini gishyizweho cyo kurira ibiti, ariko ufashe monkey cyangwa se ni inkende ukayishyira hamwe n'imbwa, ukavuga ngo mwese mwurire, imbwa uzarinda unayica ko ntabyo yashobora. Ariko nuvuga uti nimwirukanka ubutaka, imbwa izakwereka ko burya ari domene yayo. Rero hari ibintu umuntu ashobora kwibaza. Hari igihe nigeze kumva, ntabwo nzi niba ari byo, ariko yenda ababizi bazatubwire, ngo amashuri mu bihugu bimwe na bimwe usanga nk'ishuri, hari ibyo bita class A, class B, C, D, bitewe n'ubushobozi bw'abanyeshuri. Ikavuga ati aba bajeni cyane, abahanga cyane turabashyira muri class A, cyangwa ishuri A ni iry'abajeni cyangwa abaduwe. Noneho bakavuga ati class B cyangwa B irajyamo abafite ubushobozi mu mutwe bw'imitekerereze bwihuse, ariko buri munsi gatoya ya B. Abari muri class C noneho nabo bakajya muri yo. Ni ukuvuga ngo buri cyiciro cyose kikaba kirimo ikigero kimwe, cyangwa bafite ubushobozi bumwe mu bumenyi cyangwa mu bwenge. Bose niba bagiye gushaka PhD, umwe azasohoka ari dogiteri ariko asohotse muri class A, undi azasohoka ari dogiteri muri class B n'iki. Ariko reka dufate nk'urugero rw'Abashinwa. Kera twajyaga twiga bakatubwira ko Abashinwa, ubundi umwana w'Umushinwa uvutse, ntabwo nageze mu Bushinwa, ariko ni amakuru batubwiraga ko bavuyeyo. Batubwira ko abana b'Abashinwa bageragezwa guhera bakiri batoya, bakabashyira ahantu hamwe, kugira ngo bige bamenye ubushobozi bwabo, noneho ariko bagamije kugira iki? Bagamije kuvuga ngo reka tuzarebe mu mikurire yabo, muri guhera ku kantu nyine kakiri gato cyane, turebe icyo umuntu agira talent yo gukora.
ashaka gukora kurusha ibindi, ashaka kumenya kurusha ibindi. Noneho ubushobozi yerekanye mu gihe runaka bugatuma bavuga bati noneho uyu mumworiyante muri aya mashuri, mumworiyante muri iyi noza, mumukurikirane muri aricyo bita ngo ni capacity building cyangwa se ku empowering umuntu, kumushoboza cyangwa kumubashisha kwagura ya mpano cyangwa bwa bushobozi bumurimo, ngo nibyo bituma wa muntu adata icyerekezo. Noneho imbaraga azishyira aho ngaho yagaragaje ko ashoboye, bikazatuma ibyo azakora najya no mu kazi gasanzwe cyangwa se no mu buzima busanzwe azidisitenga, azagaragaza nyine icyo ashoboye. Ariko mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga buri wese akora igihari gishobotse kibonetse, kubera nyine ngo dushake umugati. Usanga umuntu wenda nk'urugero ashinzwe itangazamakuru ariko ntashoboye kuvuga cyane cyangwa se sintiyoza cyane, ariko niho abonye uburyo, niyo yenda sosiyete imworiyanse. Ariko ubundi ushobora gusanga uyu muntu iyo umaze kumushyira yenda nk'igise niba abantu bazi gutegura, abantu usanga bategura mu mazu, mu hoteli, ashaka kubishobora cyane, uzamubonera mu rugo utuntu twose, arareba intebe niba ziteguye neza, mu gitanda yabyutse ahita asasa direkite utiriwe umubaza ibintu byose. So uyu muntu icyo yari ashoboye cyangwa ubushobozi afite bwinshi muri we ntabwo bugaragarira muri ya position cyangwa bya bintu arimo, kubera ko ntabwo ntiyabashije kujya muri wa mwanya afiringa cyangwa afitingamo arimo neza cyangwa yagakwiye kuba arimo neza. Noneho ugasanga umuntu ari muri domaine, tuvuge nk'urugero nko mu kazi gasanzwe afite nk'umwanya yenda wo kuganira yenda n'abantu muri rusange. Burya mu kazi mu position atandukanye ushyizwe imbere y'abantu ariko ntazi kuvuga, ntazi kwemeza abantu, ntazi kandi yenda iyo umushyira nk'ahariya ahantu yenda nko mu gikoni, nka restaurant, yenda yarize domaine ya restaurant management cyangwa hotel management, yashobora guteka neza, akakira abantu neza, akagira ate, ariko ikintu cyo kumara umwanya yigisha abantu yera ntacyo ashoboye, gukora reporting ntabyo azi, kugera gute ntacyo. So buriya mu buzima umuntu afite byinshi, ubwonko bufite ibintu byinshi, ariko kudevelopa ni ikindi kintu cyangwa kukuza bya bindi cyangwa bwa bushobozi bwe. Hari rero usanga akenshi kubera ko nyine abantu bitewe n'ibihugu byacu turi mu nzira y'amajyambere, murabati reka ngerageze njye gushakira na hariya, ntawamenya nzabona dukeya cyangwa nzabona udufaranga dukeya, imbeho ne gupfa, ariko just kubaho. Niyo uzasanga rero ingorane zihaba, ariko azagenda agongana n'abakoresha, agongana n'umukuriye n'abamukoresha, ko ibyo barimo bamwaka ntabifite, ariko n'ubimwaka nawe, biriya kiriya kintu yavuze, n'ubimwaka nawe si uko ibyo arimo akora yujuje ibisabwa, kuko ubundi abantu iyo bigisha ikintu cya pessimisme na optimisme baravuga bati ubundi rwiyemezamirimo ni muntu ki? Rwiyemezamirimo ni umuntu utekereza ko ibintu byose bishoboka, ariko pessimiste we ni umuntu, ubwo ni rwiyemezamirimo reka tumwite optimiste, ariko pessimiste bavuga ngo ni umuntu ibintu byose ubona ko bidashoboka, bigoye, ariko nitugerageza kumva yuko njyewe nshobora kuba nshoboye iki, ariko iki gishobora kungora, ariko iki cyangorana nshobora kongererwa ubushobozi cyangwa se kwihanganirwa nkashyirwamo izindi mbaraga zidasanzwe ziyongereye zisumbuyeho, ushobora kugikora neza, ugahora undebera muri negatifu, impossible, nta kigenda, uyu yarananiranye, uyu ntashoboka, uyu ntabwo byakunda, uyu nguyu nta bwenge afite. Nta bwenge afite? Uzi ko ubwonko bufite ubushobozi bajya bavuga ko dupfa dukoresheje agace gato cyane k'ubushobozi bw'ubwonko. Ahubwo hari ikintu cyitwa ubunebwe, hari abantu basanga bafite ubunebwe badashobora gukoresha bwa bushobozi Imana yabahaye, cyangwa se batarabashije kwagura imitekerereze yabo kugira ngo babashe gukora. Umushinwa umwe yigeze kuvuga ngo, ngira ngo ni teori imwe numvise, abantu bashobora gufatwa bagashyirwa ahantu
ariko bitaruye abandi, ni abana babiri bashyize ahantu hamwe, noneho nyuma y'igihe runaka umwana ari mu cyumba undi ari mu cyumba, ariko uwo bahaye uburyo bwo kubonana n'abantu, ubwonko bwe bwari avanse, bwarakuze cyane, ariko uwo bashyize ahantu mu kato, nta kintu n'ibiryo bamwohereza n'ibiki byose babyohereza mu ibanga, ntashobora kubonana isura y'umuntu n'iki, ubwonko bwe babupimye basanga ni buto cyane ugereranije na bwa wa wundi ushobora kugira access ku bantu. Uburyo umuntu ashoboye cyangwa afite ubushobozi burarerwa, njye nshobora kuba nashoboye iki, ariko ukandera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ku buryo ubwonko bwanjye bwaguka, tukaguka mu mitekerereze, mu mikorere. Ariko twanzura iki rero tuvuga gutya, ushobora ikintu ubigiramo uruhare wowe nka nyir'ubwite, ariko abandi bantu bakagufasha kwaguka kurushaho mu mitekerereze. Rero mu bintu bihari, kuvuga ngo kanaka arashoboye uyu ntashoboye, biterwa n'ibyo arimo, biterwa n'uburyo wamuhaye uburyo bwo gushobora, icyo ni kimwe. Icya kabiri, ashobora kuba adashoboye iki, ariko icyo agishoboye neza, ahubwo kumupima bigasaba ngo umenye ngo uyu nguyu ese ni ikihe position, ni ubuhe buryo namurera ku buryo ajya mu mwanya we neza. Njya numva abakinnyi ba football bavuga ngo impamvu yakinnye nabi ngo ari ngo mu mwanya utari uwe, ngo ntabwo abumenyereye, ngo the number, ngo cyangwa the position, the site ariho ntabwo bikwiye, ntabwo ari hamenyereye, ukumva yiswe umuswa. Ni ukuvuga ngo yiswe umuswa kubera ko ahagaze ahantu hadakwiye, iyo umushyira ahandi byashoboraga kugira, yashobora gutanga umusaruro urenzeho. Ikindi cya kabiri, gutekereza ko nawe ubwawe ushoboye byinshi, ni ukubanza kumenya ngo ese uramutse nanjye ushyize muri ibi, harya ubwo nabyo nabishobora? Ubundi gerageza ribaye niho wamenya niba wabishobora cyangwa se utabishobora. Rero twubahane mu mvugo tugira, twubahane mu bushobozi bwacu bwose, twubahane, ahubwo turebe ngo si umuntu twamufasha gute kugira ngo abashe gukora neza. Niba ari umuririmbyi ahagaze muri uyu mwanya, nibyo ashobora kuba atazi kuririmba soprano, ariko akaba ari umunyamasengesho mwiza. Niba ari umucuranzi, ashobora kuba adashoboye gucuranga gitari, ariko piano akayishobora. Njye nigeze kwiga gucuranga gitari, ariko abanza naragize kuri fa irangora, ariko igihe niga gucuranga sente nuko ntabikomeje, byazaga byirukanka. Ni ukuvuga ngo iki niba cyanze fata iki. No muri business buriya niko binagenda, umuntu ashaka kugerageza iyi business ikanga, ariko agafata indi, kandi byose biba bishoboka ko ufite ubushobozi, Imana yakuremanye ubushobozi bwagutse cyane, ahubwo dukoresha buke. Topic izakurikira tuzareba ikintu cyo kwigirira icyizere, ibindi cyane cyane no gukoresha imbaraga ufite Imana yaguhaye. Ndatekereza ko tuzabiganiraho, nigeze no kubivugaho rimwe, ariko ndashaka kubyagura. Ubundi abantu kukibishyira ahantu akumva ko byarangiye, barakubwiye ngo ntacyo ushoboye, nawe wumva ntacyo ushoboye koko, kameme urabyemeye, barabikwemeje nawe urabyemera. Kubera iki se niba ibi ngibi babona ko utabishoboye, kutahindura ngo ukore ibindi? Birashoboka, byose birashoboka. Imana ibamugisha, murakoze. Byari kugira ngo twumve nta muntu ushoboye byose, ariko umuntu ashobora kurerwa agakora iki. Ikindi kandi umuntu ashobora kuva kuri iki akaba yakora iki, niba aricyo afite ingamo neza cyangwa ashoboye. Ikindi kandi dushobora gukoresha n'ubwonko bwacu bukaguka, abantu bakanadufasha kwaguka, ariko ntabwo ni ikosa, kirazira kikaziririzwa. Twirinde ikintu cyo kuvuga ngo uyu muntu ntacyo ashoboye. Ntacyo ashoboye. Ushobora kuvuga ngo Vincent ni urugero, ntacyo ashoboye, ndi kubera umwanya runaka ndimo, ikintu runaka wampaye, yenda wampaye kugira gute se, fate nk'urugero, ngiye gukubita drum mu rusengero, ati kuriya ni umunebwe, ntacyo ashoboye, ntabwo ashobora gukubita yihuta. Wirengagije ko Vincent yiyubakiye urugo, arirambagiriza, abana n'umugore we, yiyubakira inzu, abana arabishyura mu ishuri, ubuzima bwose, urugo rwe ntirujya ruburara. Afite ubwonko bwo gutekereza ko urugo rugomba kurya, afite uburyo bwo gutekereza ko abana be bagomba kwambara, afite uburyo bwo gutekereza ko agomba kuva aha akagera aha, nta umusindagiza, nta umufashije ukuboko,
ntawe ugenda amurandase, ashobora kugenda akaba yakora iki, yayobora iki, yagira iki, utekereje hafi cyane. Ntabwo ubushobozi bw'umuntu bubarira mu kintu kimwe, ubushobozi bw'umuntu buri muri domeni nyinshi cyane, ni komplekisi, ni komplekisi. Rero reka dutekereze umuntu w'Imana, waremwe n'Imana nk'umuntu wagutse cyane, ahubwo tumufashe kugira ngo amenye neza the right position, the right place yakwiye kuba arimo, cyangwa se ibintu yabasha gushobozwa cyangwa twamubashisha kugira ngo abikoremo neza. Niho dahire tuzagira umusaruro mu bintu byose tubamo, yaba ari mu nzu y'Imana, yaba ari hanze yayo, mu buzima bwose. Umuntu arashoboye, ahubwo ashobora gushobozwa nanone kuba muri iki kintu, cyangwa se akagirwa inama yo kuba muri iki kindi, kuko muri byose Imana yaturemye twagutse, ariko tubereho gufashanya. Nigeze kubivuga, tubereho gufashanya kugira ngo umuntu abe atanga umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twubahane twubahane, yaba ari mu nzu y'Imana twubahane, yaba ari mu baturanyi twubahane, yaba ari muri domene zitandukanye twubahane. Igihari ni uko umuntu wese waremwe n'Imana ni igitangaza, ni igitangaza pe. Hari fase ushobora kuba baravuga ngo hari ibintu njye niyiziho wowe utanziho, hari n'ibintu cyakora ushobora kuba unziho njye ntiyiziho. Hari igihe usanga warabonye uruhande rumwe, fasi imwe, ariko hari amafasi menshi utarabona y'uyu muntu. Niyo mpamvu tuvuga ngo umuntu wese, nta muntu ukwiye, Pawulo yigeze kubwira Timoteyo aravuga ngo ntihakagire umuntu yinyura ubusore bwawe. Ashaka kubona uri mu kanyantege nke, maneke wa mugani, ariko urashoboye, uranashoboye, ufite byinshi cyane wabasha gukora cyangwa se kugeza kuri sosiyete cyangwa kominote. Ikindi buriya hari ukuntu abantu bajya ababiologiste, niba ari biology, niba ari anatomy, hari tuvuga ngo anatomy, physiology, hygiene, ibintu nk'ibyo. Ariko buriya umuntu kugira ngo abeho, urabona baravuga ngo haba habaye intambara kugira ngo hazabeho ikintu cyitwa fecondation. Kumva umugabo ahuye n'umugore, kumva ngo kugira ngo umuntu azikora ubwabyo ni struggle, ni struggle. Habaho competition hagati ya spermatozoide n'ibiki. Ariko ikintu gihari ni uko ubayeho abayeho nk'igitangaza, abayeho nk'uzakora ibitangaza mu isi, ariko uburyo azabikoramo bizaterwa n'aho yerekejwe, n'ibyo arimo cyangwa ibyo yahisemo cyangwa ibyo ahitiwemo. Niho uzabona ubushobozi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusoze, nakagaruka tuzasubira. Imana nibahe umugisha.